Muraho neza nshuti. Uyu munsi mu kanya gato tugiye kumarana, ndashaka kubasangiza icyigisho kirebana n'ibyo twakwita iby'iteka ryose. Kristo no gukiranuka kwe. Iki ni icyigisho dukwiriye gusobanukirwa neza nk'abiteguye iherezo ry'amateka y'isi. Rwose Kristo ari gufi kugaruka. Njyewe ndabyizera n'umutima wanjye wose. Mu kwitegura kugaruka kwegereje, ibyanditswe biturarikira kwicisha bugufi tugasenga, tugashaka mu maso h'Imana kandi tukava mu nzira zacu zo gukiranirwa. Hari abahinyuzi barega Abadiventisti b'umunsi wa karindwi ko bigisha kandi bakamamaza ukubahiriza amategeko bikaba ari ugukiranuka kuvuye ku mirimo, ariko nta kintu gishobora kudukura mu kuri. Nk'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi twizera ko agakiza kabonerwa muri Kristo ndetse ni muri Kristo gusa. Pawulo abihamya mu rwandiko ruhebuje yandikiye Abefeso, mu Efeso 2:8-10 haragira hati: mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguye kuva kera kugira ngo tuyigenderemo. Murabona ko ibi bishoboka gusa binyuze mu buntu bw'Imana n'imbaraga yayo muri twe iyo twakira umwambaro wo gukiranuka kwa Kristo gutsindishiriza. Kandi iyo twakiriye iyo mbaraga ye itsindishiriza, Kristo atangira kutweza, akaduhinduramo ishusho ye y'ubwiza. Uko guhinduka kose niko kugize ugukiranuka kwa Kristo. Iyo twakiriye Yesu mu mibereho yacu, tugira uguhinduka gutangaje mu by'umwuka, kandi Kristo araduhindura tugasa nawe kugira ngo turusheho kumera nkawe. Amahirwe yo kugira uyu mushyikirano uboneye yasobanuwe bikomeye mu mirongo yo muri Bibiliya. Mu rwa kabiri rw'Abakorinto 5:21 haragira hati: kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we tugire ugukiranuka kw'Imana. Murabona ko Imana Data yatanze umwana wayo ukiranuka kugira ngo abe igitambo cy'ibyaha byacu, kandi dushobore gushyikira ugukiranuka kuboneye kwa Kristo. Iyi niyo mibereho yo kuvuka ubwa kabiri Yesu yavuze muri Yohana 3:3 agira ati: ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyaho ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Iyi mibereho yo kuvuka ubwa kabiri iduhindura abantu bashya mu buryo bwuzuye, nk'uko tubisoma mu rwa kabiri rw'Abakorinto 5:17 hagira hati: umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Binyuze mu kuyoborwa na Mwuka Wera, uko twatura ibyaha byacu maze tugakurikira Kristo, duhanagurwaho ibyaha byacu maze tukongera kuremwa mu ishusho y'Imana. Uku ni ugukiranuka Imana dushakaho. Twakijijwe n'ubuntu bwo kwizera mu buryo bw'ukuri, byose binyuze muri Yesu Kristo. Kandi igihe twakiriye Kristo no gukiranuka kwe, nanone turamukurikira binyuze mu kwizera no kwemera ukuri kwe kw'agahebuzo kugaragarira mu nyigisho za Bibiliya. Byose bifite ipfundo muri we. Muri Tito 3:5-6 hagira hati: iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'Umwuka Wera. Kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo, duhere ko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Iryo jambo ni ryo kwizerwa, kandi ndashaka ko uhamya ibyo ubikomeyeho cyane kugira ngo abizeye Imana bagire umwete wo kumaramaza gukora imirimo myiza.
Murabona ko imirimo myiza ariyo igaragaza cyangwa ikaba umusaruro w'imbaraga yeza ya Kristo. Mwuka Wera akorera muri twe kugira ngo aduhindure abarushijeho gusa na Kristo. Ntabwo bishingiye gusa ku mubano dufitanye na Kristo kugira ngo tugire ukwezwa, ahubwo ni ku gukiranuka kwa Kristo. Gukiranuka kwa Kristo ni ingingo ihebuje iduhuza nawe. Mwuka w'ubuhanuzi aduha ubusobanuro bwimbitse bw'ukuri kwa Bibiliya kwerekeye gukiranuka kwa Kristo. Ni mu gitabo gihebuje cyitwa Kugana Yesu kuri paje 62-63. Nta gukiranuka kwacu dufite kwatuma dushyikira urugero rwo gukomeza amategeko y'Imana. Ariko Yesu yaduciriye icyanzo cyo gukira. Yaradupfiriye, none ubu yemera gutwara ibyaha byacu no kuduha gukiranuka kwe. Ibirutaho kandi ni uko Kristo ahindura umutima. Ukwiriye guhora ujyana umushyikirano na Kristo kubwo kwizera no kujya umwegurira ubushake bwawe iminsi yose, kandi nugenza utyo azajya gutera gukora ibihuye n'ubushake bwe. None ntacyo dufite muri twe twakwiratana, icyo dufite gusa cyo kwiringirwa ni ugukiranuka kwa Kristo tubarwaho kubw'umwuka we udukoreramo. Kandi nanone Pawulo aravuga ati, ni ukubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura. Kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko none twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Biri mu Baheburayo 4:14-16. Nk'uko mubibona, ni mutyo nk'Abadiventisti umunsi wa karindwi bitekerezaho ubwabo, kugira ngo nihagira urega abandi ko atejejwe cyangwa ko adatunganye, amenye ko twese turi abanyabyaha, tukaba dukeneye umukiza wacu, we ushobora kuduha ugukiranuka kwe. Uko twiyegurira Kristo kandi tukamwemerera gukorera muri twe kugira ngo twomatane nawe n'ijambo rye, dushobora gusobanukirwa neza aya magambo yahumetswe agira ati, Kristo ahora akeneye ko tumugaragariza mu itorero rye. Ingeso za Kristo nizimara kugaragarira mu mibereho y'ubwoko bwe, nibwo azaza kujyana intore ze. Biri mu Migani ya Kristo paje 69. Murabona ko imico ya Kristo nigaragara mu mibereho yacu, nibwo tuzaba dushobora kuyigira kuri Kristo gusa mu buryo bwuzuye. Buri munsi dukwiriye kwemerera Mwuka Wera akaduhindura tukarushaho gusa na Kristo. Uwo ni wo murimo wo mu mibereho, aho dusabwa kureba ku mico ya Kristo no kwemera ko imico ye igaragarira mu mibereho yacu uko twumvira ijambo rye binyuze mu mbaraga ye. Dukwiriye kugendera mu bitunganye, tukagaragaza imico yahinduwe nawe. Ntidukwiriye gushyira amakosa ku bandi ngo tugire amakimbirane mu itorero n'ibirego ku barusha abandi gukiranuka. Nta n'umwe uvuga ubutungane uba wera by'ukuri. Abanditswe ko ari abera mu bitabo byo mu ijuru, bo ntabwo baba babyiziho, kandi nibo baza ku mwanya w'inyuma mu kwirata ubwiza bwabo bwite. Nta n'umwe mu ntumwa n'abahanuzi wigeze avuga ko ari intungane. Umukiranutsi ntajya avuga atyo. Uko barushaho kuba hafi yo gushyikira ugusa na Kristo, niko barushaho kurizwa no kudasa nawe. Mu gitabo cyitwa Ububyutse Nyakuri paje 62. Uko niko dushobora gusobanukirwa intama y'agakiza muri ibi bihe biheruka, kuko twizera ko Yesu agiye kugaruka vuba. Icyo ubuntu buzakora ni ukutwugururira imbaraga ya Mwuka Wera igahindura imibereho umunsi ku munsi, kugira ngo turusheho gusa na Kristo. Ukwihambira ku mategeko icyo bizakora ni ugukuraho inzira rukumbi y'agakiza kacu yo kwishingikiriza byuzuye kuri Yesu Kristo, we nzira rukumbi y'agakiza kacu.
naho gutekereza ko ugeze ku rwego rwo hejuru mu butungane. Icyo bizakora, bizakuraho uguhinduka gutangaje no kwezwa, kandi bizakugomwa agakiza k'Imana k'imbaraga yayo ihindura imibereho. Ni kubwo gukiranuka kwa Kristo gusa gutsindishiriza no kwezwa kugira ngo dukizwe kandi duhindurwe abigishwa nyakuri ba Kristo. Ni ikintu Kristo yadukoreye kandi akorera muri twe kugira ngo binyuze mu buntu bwe dushobore kugira imbaraga mvajuru n'imico ye, uko duhinduka tugasa nka we. Mu mwuka w'ubuhanuzi tubwirwa ko gukiranuka guheshwa no kwizera kuboneka mu butumwa bw'abamarayika batatu bwo mu Byahishuwe 14:6 kugeza kwa 12. Mbega amahirwe dufite yo kwingingira abantu guhindukira bakagaruka ku kuramya Imana by'ukuri, bakemera gukiranuka kwayo gushyitse n'agakiza kayo. Ubuntu bwa Kristo bukiza no gukiranuka kwe bizadushoboza kumwakira ubwo azaba agarutse, bihamirize ab'isi agakiza ke kadutsindishiriza n'ubushobozi bwe buhindura imibereho yacu binyuze mu mbaraga ye yeza. Nimutyo dusenge. Urakoze cyane Data wa twese uri mu ijuru, kubwo gukiranuka waduhaye binyuze mu mibereho, igitambo n'umurimo bya Yesu Kristo. Mwami, urakoze kubw'imbaraga yawe itsindishiriza yo iduha umwambaro wo gukiranuka guturuka kuri Kristo, kukabumbatira imibereho yacu maze kukaduhindura intungane mu maso ya Data. Byose ni kubw'ubuntu bwa Yesu n'icyo yadukoreye. Urakoze kubw'imbaraga yawe yeza, umurimo wawe wa Mwuka Wera ukorera muri twe, uduhindura buri munsi gusa na Yesu uko twishingikiriza ku mbaraga ya Kristo. Mwami, dutegereje igihe Kristo azaba agarutse maze akatujyana mu ijuru, aho tuzaba tubikesheje gukiranuka kwa Kristo. Urakoze cyane ko twumvise no kuba utubashisha kuba iruhande rw'umukiza wacu buri munsi. Uduhe gukiranuka kwe mu mibereho yacu, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.